إن الحمد لله حمدا حمدا والشكر لله شكرا شكرا والصلاة والسلام على من لا نبي بعده مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين أما بعد تكون يدو شمر ويتك الله سبحانه وتعالى أكويل يقول شمر بجهة وسي أما هو نمجيشا نفساك لكم إيمان محمد صلى الله عليه وسلم wenabi wena basangira ngendo wena bazakomeza guterekenje mu cyabo twingingo iteka Allah subhanahu wa ta'ala yuko yaduhundagazaho ibyiza yageneye abeza by'umwihariko Allah ntazatubuze kuba twazareba ku bwiza bw'uburanga bwe umunsi tuzongeye kuba tusubiye imbere ye Allahumma amin. Shiti bagaraga iteka Allah subhanahu wa ta'ala twongeye guhura kugira ngo twongere twige ku cyitegererezo cyacu, twige kuri role model wacu ariwe ntumwa y'Imana Muhammadun sallallahu alayhi wasallam. Tukaba tugeze kuri page ya 81 mu gitabo cyitwa Kaifa amalahum an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, ni gute intumwa y'Imana yababaniye, cyanditswe n'umushekhe wacu mumenyi wacu Muhammad Salih al-Munajjidi. Akaba umwe mu bamenyi bagerageje mu buryo bwose bushoboka Allah akomeza muhundagazeho ibyiza we nabiwe, natwe twese dukomeje kugenda twunguka kuri iki gitabo Allahumma amin. Aho twacumikiye ubushize bagaragwa Allah nyamubyibuka neza, twaganiraga buryo intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam itasibye kuba yashishikariza abantu biwe kwitanga mu nzira y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala mu rwego rwo kubategura kugira ngo babe icyitegererezo cya umma, babe icyitegererezo ku bandi bayisilamukazi bose bazaza nyuma yabo. Aho twagarukirije rero naho intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam yashishikarizaga Aisha radhiyallahu anha amusaba yuko agomba gutanga kugira ngo nawe Allah amukinge umuriro wa jahannam walau bishiqqi tamr, kandi ubwo byawe musaba gutanga kimwe cya kabiri cy'itende. Umuryango tuza kurebaho uyu munsi cyangwa se kandi gace turi buze kurebaho uyu munsi nuko intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam muri kwa gutoza kwiza وبين لهن أن أكثرهن تصدقا أسرعهن لحاقا به. نوكي نمغي إيمان نوني صلى الله عليه وسلم إمازي كجرى مزابو كرو يهيشوري أبا كازي چانس يهيشوري أبا دامو بلا بغيتي أورو شبان دي قتانغ صدقا لنوي uzankurikira byihuse mu gutabaruka, ni uzabo wibanze mu kunkurikira nyuma yo gupfa kwanje. نقول تبجيش على حديث عائشة رضي الله عنها، حديث ابنك من صحيح البخاري ومسلم. عائشة رضي الله عنها رتجلتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه إيمان يبقي يرفزتي أسرعكن لحاقا بي أطولكن يدا، أسرعكن لحاقا بي أطولكن يدا. إيمان يبقي وقول يبقيتي burya bwose uzankurikira byihuse nobarusha ukuboko kurekure, nobarusha atwalukunna yada, nobarusha ukuboko kurekure. Aisha atubwira ati qalat fakunna yatatawalna ayyatuhunna atwalu yada, ngo twajyaga yani tureba ngo tukazamura ibiganza ukuboko turebe ngo ninde muri twebwe waba usumbye udukuboko, kugira ngo turebe ngo ninde uzabanza kwitaba Imana ngo kuri kintu y'Imana sallallahu alayhi wasallam. Bura urukundo abasahaba abagore b'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam bamukundaga, bumvaga yuko no gutabaruka rwose bagendera hamwe, bityo bagahora barushanwa byo kuvuga ngo ninde wakurikira intumwa y'Imana. Nyuma y'uko intumwa y'Imana yari imaze gutabaruka bakajya bapima, intumwa y'Imana babwiye ikimenyetso kizaranga uzakurikira intumwa y'Imana kurusha abandi n'ubarusha iki, n'ubarusha ukuboko kurekure. Bajyaga ngo bapima, atubwira ati fakunna yatatawalna ayyatuhunna atwalu yada, ngo bajyaga basumbinisha hagati yabo ngo barebe ngo ninde waburusha undi ukuboko kurekure. Qalat Aisha atubwira ati fakanat atwaluna yadan Zainaba, ngo uwaturusha ukuboko kurekure kumbi yari Zainab, لأنها كانت تعمل بيدها وتصدق. kubera iki? Kubera ko Zainab yajyaga agira imirimo akora y'amaboko, agakoresha amaboko ye, yanyiza bya bindi yasaruye mu maboko ye akabyatanga mu zayo witeka Allah subhanahu wa ta'ala. Abiri kumvikana Islam. Impamvu yaburushije ukuboko kurekure nuko
yavunishaga amaboko ye mu gushakisha n'ibyo amaze kubona akaza kubitanga mu nzira y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. ومعنى الحديث حديث كيشاتي gusobanura أنهن ظنن أن المراد بطول اليد طول اليد الحقيقية nuko mu gukeka kwa mbere bajyaga bakeka yuko ikintu nk'Imana ishatse kuvuga ngo ubarusha ukuboko kurekure ari ukuboko gusanzwe ari ukuboko kw'imiterere wahiya aljariha bazi ngo ni ingingo mu ngingo zibagize fakunna yadhar an aydiyahinna biqusba niyo mpamvu bajyaga bapima nyine ngo barebe ngo ninde waburusha undi iki ukuboko kurekure niko baba bakekaga kubera hadithi nk'Imana sallallahu alayhi wasallam. فكانت سودة أطولهن جارحة سودة بنت زمعة أو بنت زمعة مع الاختلاف ويسودة نمو ورشا بكوكو كوري كوري كمبيري بلكم فكرة الإسلام يبقى بما قبوكو يا أبو بريبا إن يشيو كوبوكو مكوبوكو بس أنغا أوفي تكوكو كوري كوري إندي أري زينب أداكو أري سودة بنت زمعة أكو بالحقيقة شيخ رتوجلتي وكانت زينب أطولهن يدا في الإنفاق والصدقة وفعل الخير ariko bajya kwitegereza neza bagasanga ubarusha ukuboko kurekure mu gutanga mu gushakisha kanatanga mu nzira y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala no mu bikorwa byiza bagasanga ninde bagasanga ni Zainab. فماتت زينب أولهن waje gupfa mbere y'abandi bose ninde ni Zainab ni waje kwitaba Imana mbere y'abandi bose. فعلموا أن المراد طول اليد في الصدقة والجود nibwo baje gusobanukirwa yuko icyari kigambiriwe mu kwitanga mu nzira y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala icyari kitagambiriwe mu kuboko kurekure kwari ukwitanga mu nzira y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala ntago kwari kugira gute kugira ukuboko kurekure ku ndeshyo bisobanura ko Islam naam. فهذا الحديث تضمن أن الإيثار والاستكثار من الصدقة في زمن القدرة على العمل سبب للحاق بالنبي صلى الله عليه وسلم وذلك الغاية في الفضيلة. إبراغرغ سيكو بغرغ الله كومون يا batanga sadaka kubwinshi no kubwiganze ndetse nafasha mu bihe bishoboka byose igihe bifitiye ububasha n'ubushobozi akarangwa n'ibikorwa byiza ni ikimenyetso simusiga kigaragaza yuko uyu muntu ari ku murongo w'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam kandi ari mu bantu bazakurikira intumwa y'Imana Muhammadun sallallahu alayhi wasallam. nta n'icyagira agaciro gusombya ibingibi bagaragwa Allah. aya ni amagambo aboneka muri Fathul Bari igihe Sheikh yasobanuraga Sahih al-Bukhari. nanone kandi bagaragwa Allah intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam nk'umutoza mwiza nanone mu bindi byayiranze mu mitoreze ye itoza abagore bayo kugira ngo babe cyitegerezo ku bandi badamu wa kana yurabbihinna ala albirri was-sila nuko intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam itoza iteka ryose batozaga kugira neza ndetse no kunga imiryango hagati yabo was-sila no kunga imiryango hagati yabo no kubana n'imiryango yabo no kubana n'inshuti zabo mu buryo bukomeye nkuko tubikesha nanone hadithi ya Aisha radhiyallahu anha iboneka muri sahih al-Bukhari wa Muslim فعن عائشة رضي الله عنها قالت استأذن علي أفلح أخو أبو القعيس بعدما أنزل الحجاب فقلت لا آذن له حتى أستأذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم فإن أخاه أبا القعيس ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأة أبي القيس فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له يا رسول الله إن أفلح أخا أبي القعيس استأذن فأبيت أن آذن له حتى أستأذنك فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما منعك أن تأذني لعمك قلت يا رسول الله إن الرجل ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس فقال ائذني له فإنه عمك تربت بيمينك تربت يمينك. الإمام صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة رضي الله عنها عائشة تبقى ngo umunsi umwe umugabo witwa Aflah wari umuvandimwe wa Abil Qais nyuma yuko hamanutse aya hijab
igihe yamanukaga ivuga yuko abagabo igihe bashatse kugira icyo babaza abadamu cyangwa baje kugira icyo basobanuza cyangwa se baje gusaba abadamu bajye bakibabariza min wara al-hijab inyuma y'ipaziya. Aisha atubwira ngo natwaje gusurwa na Aflah wari umuvandimwe wa Abul Qu'ais. Aha biri kumvikana. Aisha avuga ati ntabwo nshobora kuba namufungura ngo muhe uburenganzira bwo kwinjira intumwa y'Imana ntabanje kwisaba uburenganzira. Fa inna akhahu kuko umuvandimwe Abul Qu'ais niwe yani Aisha radhiyallahu anha nkuko twabisobanuye bushize muri kamere y'Abarabu ntago bajyaga abagore babo ntago ari bo bonsaga abana babo, ahubwo hari uburyo bajyaga bajya kurerera abana babo mu byaro nkuko intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam itigeze yonswa nande na nyina y'ibyaro, ahubwo yagiye konswa nande na Thuwaybatul Aslamiyya amwonsa igihe gitoya aza konswa igihe kirekire nande na Halimatu Sa'diyya. Uyu Aisha radhiyallahu anha nawe mukonka kwe ntago yonkeye i Makka, ahubwo yonkejwe n'umugabo witwaga yonkejwe n'umugore wande wa Abul Qu'ais. Aha biri gusobanuka umugore we niwe wonkeje niwe wonkeje Aisha radhiyallahu anha. None umuvandimwe w'umugabo wonkeje umugore we wonkeje Aisha sinsanga natuma turumvikana. Umuvandimwe w'umugabo yani w'umugabo wande wonkeje Aisha. Aha wenda kugira ngo byumvikane, Aisha yonkejwe n'umugore wa Abul Qu'ais. Abiri gusobanuka neza noneho umuvandimwe wa Abul Qu'ais niwe wari uje gusura nde Aisha radhiyallahu anha. Aslan uyu ntacyo bapfana, ahubwo afite icyo apfana n'umugabo w'umugore wamwonkeje. Aha turi kujyanirana we ntacyo bagize gute ntacyo bapfana. Aje kumusura Aisha radhiyallahu anha yibaza uburyo cyari buze kumuhereza ikaze mu rugo rwe kandi hamutse aya hijab ibabuza ko batagomba kuba baganiriza abagabo cyese nyuma y'urukuta. Tuma turumvikana ati ntabwo nshobora kubona mu burenganzira rero cyese manje kujya kubaza nde gusaba uburenganzira nde intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam. Aisha atubwira ati naragiye mbwiye intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam namubwira ni umuvandimwe wa Abul Qu'ais yaje kudusura ariko se muhe uburenganzira. Intumwa y'Imana namubwira ati naam uburenganzira so wanyu, uburenganzira so wanyu. Rasulullah mwisende se wabo kubera iki? Nukuvuga ngo mu rugo rwa murumuna we niho yagize gute niho yonkeye. Aha sibisobanuka noneho uburenganzira so wanyu yinjire. Aisha radhiyallahu anha aramubwira ati eko ya Rasulullah ntabwo ari wanyonkeje ahubwo nonse ninde wanyonkeje ni murumuna we yani nonkerejwe mu rugo rwa murumuna we ntabwo ari we. Rasul sallallahu alaihi wasallam aramubwira ati idhani lahu mu burenganzira yewe Aisha fa innahu ammuki kuko ni so wanyu, kuko ni so wanyu. Taribat yaminak gerageza nibwo uri buze kuba ubonye umugisha, nibwo uri buze kuba uhaye agaciro wo ngo uje kugana, nibwo uri buze kumwungukaho, nibwo uri buze yani kalimatu taribat yaminak ni imvugo bagaragwa Allah igaragaza kuronka no kugira umugisha ku kintu runaka. Biri gusobanuka Islam. nanone kandi intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam wa kana yunhi zawjatuhu 'anil kalami bighayri 'ilmin. Nanone kandi intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam mu gutoza abagore bayo kubikitegerezo ku bandi bagore nuko yajyaga ibabuza kuba bagira icyo bavuga, kuba hari amagambo bavuga badafitiye ubumenyi. Allahu akbar. Ubwo ni uburwayi bwuzuye muri umma yacu uyu munsi, byagera ku badamu bikaba nk'icyorezo kuri bo, kuvuga ibyo badahagazeho, kuvuga ibyo badafitiye ubumenyi, kuvuga ibyo bakeka bakabihamya nk'abari babihagazemo. Tuvuga kiri kumvikana mu Islam. Ubu ni bumwe mu burwayi bagaragwa Allah, uburwayi na umma yacu. Dusaba Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala yuko atugirira impuhwe. كان من هديه صلى الله عليه وسلم تحذيرهن من القول على الله بغير علم حتى لا تستعجل الزوجة في الفتوى أو تسرع في الحكم. nanone kandi mu mirerere y'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam irera abagore bayo nuko yajyaga ibabuza kuba bagira icyo bavuga kuri Allah batagifitiye ubumenyi, kugira ngo hato
batazahubuka mu gutanga fatwa mu gutanga icyemezo gishobora kuba cyananyuranya n'icyo Allah subhanahu wa ta'ala agamije cyangwa intumwa y'Imana, cyangwa bakihutira guca iteka n'itegeko ry'ikintu runaka kandi batagifitiye ubumenyi. Nanone kandi tubikesha hadithi ya Aisha radhiyallahu anha iboneka muri Muslim, aratubwira ati دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة صبي من الأنصار فقلت يا رسول الله طوبى لهذا العصفور من عصافير الجنة لم يعمل السوء ولم يدركه. قال أو غير ذلك يا عائشة إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. رسول صلى الله عليه وسلم muri hadithi Aisha radhiyallahu anha aratubwira ngo intumwa y'Imana yahamagawe kugira ngo ijye gusarira umwana wari witabye Imana muri Ansar nkuko twabonye ko ari abantu bari hehe, ni abantu bakiriye intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam bari kavukire ya Madina. Intumwa y'Imana rero aba bantu ba Ansar bigeze gupfisha umwana mutoya, intumwa y'Imana ihamagarwa kugira ngo uzimusarire. Maze Aisha yumvishe yuko bavuze akana gato ko kitabye Imana, iravuga ati yewe intumwa y'Imana, uyu mwana ni umunyamahirwe kubera ko ni inyoni mu nyoni zo muri aljanna. Uyu mwana ni nk'akanyoni mu nyoni za hehe zo muri aljanna, nkuko natwe tuvuga ngo malaika. Ego Aisha avuga ati uyu mwana agize amahirwe kubera iki? Ni inyoni mu nyoni zo muri aljanna. Ashingiye kuko byajyaga bivugwa na mbere yaho. Uyu mwana apfuye murabizi ko yivuga ati akasemana ko ari akanyoni ko ari akana k'Imana. Mujya mwumva hari imvugo dukoresha, wallahi tutari dukwiriye no kuba twakoresha gutya tudafite dalili. Wasaba kana ko ari akana k'Imana, ubwo Imana yihaye umwana. Sallallahu salama sadat. Akana ka malaika. Ushobora kuvuga ngo ni umumarayika kubera ko nta cyaha ageze gute apfanye. Na Aisha ko yavuga ngo nakanyoni mu nyoni zo muri aljanna, umva kunahise avuga lam ya'mal as-su, nta cyaha na kimwe yigeze akora, wala yudrikuhu, nta nubwo yigeze ahura nacyo. Intumwa y'Imana amubwira ati awa ghayra dhalik ya Aisha, ntiwanahindura ikiganiro, nta bindi wavuga kuri uyu mwana bitari ibyo ngibyo. Ibyo niho kumubaza ngo ibyo ngibyo uvuga ubifite ubumenyi. Maze intumwa y'Imana itumusobanurira amubwira ngo inna Allah khalaqa lil jannati ahla, ngo mu byukuri Allah yaremeye aljanna abantu bayo. Tuma turumvikana, khalaqahum laha min aslabi abaihim, Allah yabaremeye ishingiye ku ruhererekane rw'ababyeyi babo. Nanone kandi Allah aremera jahannama abantu, inabaremera uruhererekane. Jahannama iremera abantu, abo bantu ba jahannam ibarema ibakomoye ku ruhererekane rw'iki rw'abantu bayo. Sheikh aratubwira ati qala an-Nawawi rahimahullah, Imam an-Nawawi muri sharh an-Nawawi, muri sharh ya Nawawi asobanura sahih Muslim, aratubwira ati أجمع من يعتد به من علماء المسلمين على أن من مات من أطفال المسلمين فهو من أهل الجنة لأنه ليس مكلفا. وأجاب عن حديث عائشة هذا بأنه نهانا عن المسارعة إلى القطع من غير أن يكون عندها دليل قاطع. إمام نووي أتبقى لأنه أمن يبيمرنجي yuko abamenyi b'Abayisilamu bemeranyije yuko abana bato bapfa b'Abayisilamu, abana bato bapfa kiri batoya b'Abayisilamu, iherezo ryabo ro kujya hehe, ro kujya muri aljanna. Tuma turumvikana, umwana aramutse apfuye yari umwana mutoya, iherezo rye no kujya muri aljanna. Niyo mpamvu umwana muri dua yo kumusabira igihe yapfuye, ntabwo tumusabira ko Allah yamubabarira, kubera ko aslan nta cyaha agize gute, nta cyaha afite. Aslan nta cyaha afite no muri aljanna, ahubwo dusaba Allah subhanahu wa ta'ala ko yamugira umutakambizi uzatakambira ababyeyi be. Ahabiri gusobanura ku Islam, kubera ko uyu mwana azagira ubuvugizi avuganira umubyeyi we igihe umubyeyi we hari ibikorwa runaka azaba yarakoze bitari byiza, Allah agiye kumujyana muri jahannam. Umwana azabwira Allah ati ya Allah, ntago nigeze mbona impuhwe za data, ntago nigeze mbona impuhwe za mama, nyagasani Imana ndagusaba yuko uyu munsi utantera agahinda ku bwawe. Azakora ubutakambizi kuri Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Nawawi rero aratubwira ati abamenyi bemeranyije yuko abana b'Abayisilamu bitaba Imana, abana batoya batari babaligh bitaba Imana b'Abayisilamu, iherezo ryabo ari mu ijuru. Ariko mu gitabo cya Ibn al-Qayyim al-Jawzi
agaragaza yuko kukigendanye n'abana batari abayisilamu abana batari abayisilamu hari ugutandukana ko bamenye mu buryo buhagije mu kuvuga ngo ese nabo bazajya muri aljanna cyangwa bazajya muri jahannam hari ugutandukana kwinshi kwabo kubera ko abana bavuka bari kuri kamere maze ababyeyi bo bakaba bo bahindurira ya kamere igihe uyu mwana atangiye guhindurirwa kamere ataragira igihe cyo kuba baligh amaherezo y'ina yahe wenda ngaho mu muryango ntabwo twabinjiramo nonaha bi'idhnillah ni igihe twazashaka undi mwanya utari muri iki gitabo kugira ngo tutaza gutatira ibyanditswe muri iki gitabo abamenyi rero basubizaga iyi hadithi ya Aisha kugira ngo abantu batazayisobanukirwa mu buryo butari bwo bavuga yuko iyi hadithi ya Aisha icyo Rasul sallallahu alaihi wasallam ntabwo yigeze amubwira ati uriya mwana agiye kujya muri jahannam nyuma y'Imana ntabwo yigeze bivuga mwumvise hadithi neza nyuma y'Imana ntabwo yigeze ivuga yuko uriya mwana azajya muri jahannam ahubwo yabuje Aisha yamubaje amubwira ati awa ghayra dhalik nta bindi wavuga mu bundi buryo niko kumubwira ngo ese wari ubifitiye ubumenyi yewe Aisha ku buryo wihutira guca urubanza Rasul sallallahu alaihi wasallam icyo ashatse gutozamo Aisha radhiyallahu anha no kumutoza kutirukanka mu gutanga fatwa murazi neza kuntu tujya ducira abantu imanza ubuzima bwacu bwa buri munsi urano mu ijuru no mu muriro uri urabizi tugatanga ijuru tugatanga umuriro tukagaragaza ko uyu nguyu nta cyiza na kimwe yagize nyamara tutazi byihishe inyuma y'ibyo twe tubonesha amaso yacu tukabona ko uyu nguyu ari mu ijuru ako tutazi byihishe inyuma niyo mpamvu bagaragwa Allah ntago twemerewe kuba twagira uwo ducira urubanza yaba ari mu batubanjije n'abariho n'abazaza yuko ari muri aljanna cyangwa ari mu muriro cyesa bintu y'Imana sallallahu alaihi wasallam yatubwiye cyangwa Allah katubwira naam uyu munsi demeza yuko Abi Lahab ari mu muriro tukumvikana Islam Abi Lahab nohe no mu muriro kubera iki Allah nabitubwiye ati tabbat yada Abi Lahab wa tab kugeza kuri wa imra'atuhu hammalat al-hatab fi jidha hablum min masad aya Qur'an yaje isobanura inavuga n'izina yuko Abi Lahab ari mu muriro birikumvikana Islam ndemeza yuko Abu Bakar ari mu ijuru kubera ko hadithi zaje zigaragaza yuko Abu Bakar ari mu ijuru ariko nujya kumbaza abandi basahaba Rasul atigeze abatubwiraho Allah atigeze atubwiraho ahubwo Allahu a'lam gusa narju min Allah an yaj'alahum minhum ahubwo turasaba Allah yuko bashira muri aljanna cyavuga kiri kumvikana Islam iyo ubona umuntu mwiza byageza gukora ibikorwa byiza yitabye Imana uvuga ya Allah muhal janna kubw'ibyiza twe tumuziho ariko ntabwo tucuri banga nguriye ngo ni mwijuru direct kubera ko ntago uzi ngo yapfuriye kuri hejuru cyavuga kiri kumvikana nanone kandi fa kubona umuntu ari umuyisilamu ntabwo wemerewe kuba wamucira urubanza ngurura no mu muriro la kubera utakoma kumucira urubanza no kutazi ngo ni ikihe gikorwa yasorejeho mu buzima bwe wenda apfuye akora tauba ntawamenya wenda yapfiriye kuri la ilaha illa Allah mungkin umwe Imana tubwira ati man kana akhiru kalamuhu la ilaha illa Allah dakhala aljanna uzagira amahirwe ijambo rye rya nyuma rikaba la ilaha illa Allah zinjira mu ijuru ntabwo twemerewe guca urubanza guca iteka ku biremwa bya Allah subhanahu wa ta'ala nahkum ala adh-dhawahir fi al-hayat ad-dunya ducurubana dushingiye kubigaragara ariko mu buzima bwaha kuri isi birikumvikana Islam ntabwo twemerewe kuba twacurubanza kubigendanye n'ubuzima bw'ejo hazaza cyetse dushingiye nahnu ahli sunna wal jamaa twemerera aljanna wa Allah n'intumwa y'Imana bemerera aljanna tukanahakanira aljanna kuwi Allah n'intumwa y'Imana bahakaniyeho iki aljanna nta nubwo ducurubanza dushingiye ku muntu ahubwo ducurubanza dushingiye ku bikorwa cyavuga kiri kumvikana Islam ntabwo tuvuga ngo izina fulani rizajya mu ijuru ahubwo igikorwa runaka iyo ugikoze ujya muri aljanna aha biri gusobanuka cyane ntabwo byari byumvikana sabe Allah ko yatugiriye impuhwe kandi akatworohereza akanyuma dusorezaho bagaragwa Allah وكان يأمر أهله بالتقوى ومكارم الأخلاق نانone kandi intumwa y'Imana salawatullahi wa salamuhu alayhi yaje gitoza abagore bayo ikanabategeka kurangwa no gutinya Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala no kugira imico myiza nkuko tubikesha hadithi ya Aisha radhiyallahu anha ni hadithi tusanga muri Ahmad yajizwe sahihna Sheikh al-Albani aratubwira ati قال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة عليك بالتقوى الله عز وجل والرفق فإن الرفق لم يكن في شيء قط إلا زانه ولم ينزع من شيء قط إلا شانه نويمان صلى الله عليه وسلم يهمك عائشة تبيتي نويمان رام جيتي وعائشة عليك بالتقوى الله عز وجل والرفق ndakugirina mayewe Aisha yo gutinya Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala
no kugira koroherana tuma tumvikana ukagira uko ubworohere yani ntuburi wa muntu udasobanutse umuntu uhora w'inkazla yoroshye kubera ko kwiyoroshya ntago byigeze bihura n'ikintu runaka usibye ko cyakibereye umutako yani kwiyoroshya byakibereye iki umutako مثلا waba ari ubukire urabona umukire wiyoroshya ubona uburyo abantu bose bamugana ubona uburyo abantu bose bamukunda ibyo wari ubukene urabona umukene wiyoroshya ubona uburyo abantu bose bamukunda yani kwiyoroshya nta na rimwe bihura n'ikintu uretse ko bikigira umutako wacyo cyumva kiri kumvikana Islam kwiyoroshya mu buzima ukabana na buri umwe kwiyoroshya mu buzima ukanda kwiremereza ntacyo byinjiramo uretse ko bigitaka bikibera umutako nanone kandi ntacyo ari cyo cyose gikurwamo kwiyoroshya uretse ko cyacyo niyo cyaba ari cyiza kiba kibi cyumva kiri kumvikana Islam cyakintu uko cyaba kimeze uko ariko kose uko cyaba kiri ko ariko kose cyari cyiza mu miterere yacyo ariko iyo kiremereje kiba kibi bishushanye mu buzima bwa buri munsi bishushanye mu buzi bishushanye mu bana uriya umuntu yoroshya Allah mu Qur'an avuga ati fa bima rahmatin min rabbik lanta lahum ukubwe impuhwe nyagasani wawe Allah yarakorohereje yani yarakoroheje yakugize woroshye linta kunta layyin warorohereye cyane uriyoroshya mu buryo buhambaye walau kunta faddan ghalidha alqalbi lanfaddu min hawlik niyuza kubura umugabo w'inkazi Allah yakubwira Muhammad sallallahu alayhi wasallam ngo niyuza kubura inkazi ukabura umuntu uhora w'indakare abantu bari kuguhunga abantu bari kujya gute bari kuguhunga ako kwiyoroshya kw'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam kwigarurira imitima ya buri umwe wese niyo wumvishe intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam ukuva uburyo ari yorohe wumva nawe wayisanga wumva yabaye nawe waragize amahirwe ko warabayeho mu gihe cyayo ariko yaza kuba ari inkazi n'abari hafi bari kumuhunga tuzayibona imbere inshallah ta'ala Rasul sallallahu alayhi wasallam ari umugabo imwe mu mvugo itubwira yuko ari wa mugabo wigeze kuza mu musigiti intumwa y'Imana yicaye ba intumwa y'Imana ari umwarimu wiyoroshye cyane Rasul sallallahu alayhi wasallam yari yicaye n'abasahaba baganira mugabo aturuka ikantarange araza ajya mu nguni y'umusigiti yihagarikamo yihagarika he musigiti aza kunyara mu musigiti Islam byibaze nawe fatiye shusho muri aka kanya twicayemo hano tugiye kubona tukabona umuntu araje agiye hariya yihagaritse hariya mu nguni byaba bigenze gute byaba bimeze bite twizanye ukuri twese turimo hano yasohoka buriya yamara kwihagarika agasohoka tukamureka akigendera ako kanya abasahaba bakimara kubona uriya mugabo yinjiye agakuramo ipantaro agatangira kwihagarika Allah avuze ati uyu nguyu ntagasohoka mu icyo gihe banagendanaga n'inkota nabwo yaba zabanza zikamushiramo niyo yaba yanyoye niyo yaba ari umusazi twabanza tukareba niba ashobora kuba yaga ntabwo wamureka ngo agende gutya nibura nta kuntu banje gusuzuma niba ari ikibazo cy'ubwonko cyangwa ari ikibazo kindi hari uburyo bisuzumamo nyine iyo zimaze kuba nk'ebyiri cyangwa eshatu ndavuga iki ubona ubwonko butarasubira ku gihe nibwo uvuga ati uyu muntu yashangiye mu mureka agende siko bimeze hari ntabwo bavuga ngo uriya mu mureka yarashangiye nigende ntabwo byoroshye intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam abasahaba bayo bahise bahaguruka n'umujinya mwinshi bashaka kujya kumufata no kugira gute mu kubareba bagira ubwoba intumwa y'Imana ati da'uhu nyicare umureka abanza arangize ko abanza nyare kandi arangize umusigiti nyare kandi arangize abasahaba ntabwo babyumvaga kuko ko intumwa y'Imana yabagivuga kana waqafun intumwa y'Imana yavugaga barastopaga nta wundi warigiraga icyo agira gute arenzaho wa mugabo aranyara amaze kunyara mu guhindukira abona abasahaba bose barakaye intumwa y'Imana irimo hagati yabo irangije intumwa y'Imana ibwira abasahaba bashatse kubukubita no kugira gute ati mugende mufata amazi nimurangiza mujye komena hariya yanyaye kandi amugara wa mugabo mwicaze iruhande rwe abona abantu ni inka bakarike bashariri asoje ambwira ati
inna almasajid lam tubna lihadha ubyukuri imisigiti ntago ari ibingibi bubakiwe ahangaha ni ahantu ho gusingira Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala naho gusingiriza Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala biri ukoze ntago ari ibikorwa bishimwa n'ibikorwa bigayitse umugabo akurikije ukuntu abonye intumwa y'Imana imubwiye yitonze iciye bugufi yoroheje arebye n'uburyo abasahaba bari barakaye n'ibyo bari bagiye kumukorera aranje avuga ati azamura ibiganza avuga ati nyagasani Imana ngirira mu nambabarire nabarire Muhammad ariko ntugire undi ubabarira muri twebwe kubera ko bari abaye bagiye kunyica ntago nabasabira imwe kwa Allah subhanahu wa ta'ala intumwa y'Imana amubwira ati mu byukuri ufunganyije hano ushize mu mfungana icyagutse impuhwe za Allah zigize gute ziragutse muri rusanze biragaragaza kwiyoroshya kw'intumwa y'Imana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam uni musahaba intumwa y'Imana y'imirasari mu gihe y'imirasari musahaba ku ruhande ari itsamura imvuga imwe tubwira ngo ni wa mugabo n'ubundi wongeye kuvuga indi mvuga tubwira ko undi munyacyaro n'ubundi wavuze yitsamuye avuga ati alhamdulillah muzi neza yuko kwitsamura umuntu yitsamuye avuga alhamdulillah undi mugenzi wari ku ruhande avuga ati yarhamukallah ayo bugera hehe mu musigiti Musafa abasahaba bamwe muri bo ntibigeze bihangana baramureba amaze kumureba avuga ati umuntu muri kundebera iki noneho Abu Salih akomeje kuganira bakubita ku bibero bye kugira ngo wase nkaho bamubuza kugira gute gukomeza kuvuga ariko we ntiyabitaho arakomeza asari bamaze gusari Rasulullah hinduye avuga ati usaba uburyo bamurebaga bendaga kumukubita kubera ibintu yari akoze bidasanzwe mu musigiti sallallahu alayhi wasallam subhanallah ajabati uje kuri isala nta yandi magambo yo hanze yemerewe kuvugirwamo usibye gusingiza Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala no kumushimira nibyo byonyine byemerewe gukoreshwa he mu sala umugabo ati ati wallahi ntago nigeze mbona nta nubwo nigeze numva mbere yanjye yani mu bantu bambanjirije kubaho cyangwa se abazaza nyuma yanjye umwarimu wari umeze nk'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam wallahi ma shatamani wama darabani wama qaharani ati wallahi intumwa y'Imana ntago yigeze ntuka ntiyigeze nkubita ntabwo yigeze imbwira nabi ahubwo yambwiye ati musigiti nahani musala ntani magambo yemerewe kuvugirwamo uretse agendanye n'isala ubu ni intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam iminatoza ibyifite imirabwira Aisha amubwira ati gerageza wiyoroshye mu buzima wallahi kwiyoroshya nta kintu na kimwe uzabusangamo usibye ko uzabona ari cyiza kandi ubwo cyaba cyari kibi akoreye umunyabyaha wiyoroheje umuntu avuye kwiba rwose mumbabarire rwose nakojeje ariko ntabwo nzongera iyo yiyoroheje cyane kugera igihe n'abantu bakamugira impuhwe bakamurekura siko bimeze hari naho iyo bafunganye umutwe baramutaharisha siko bimeze hari icyo yakoze ni kibi ariko kubera ko yiyoroheje agaca bugufi agasaba imbabazi akiyoroshya mu buryo bwose bushoboka baroroha nabo bakamworohereza cyavuga kiri kumvikana Islam nanone no mu byiza iyo havuyemo kwiyoroshya biba bibi reba alim reba umuntu Allah yahaye ubumenyi ariko wiremereza umuntu Allah yahaye ubumenyi ariko agira gute yiremereza ilmu ni nziza ariko kubera kwiremereza abantu bose baramuhunga ntawe ushaka kugira ngo amwumve reba umutungo reba ubuyobozi ikintu cyiza noneho iyo bigeze mu bubura abantu batatu Allah aborohereza muri rusange anabahereza imitima yoroshye kubera ko nibo bayikeneye kurusha abandi bose umuyobozi umumenyi n'umunyamafaranga abantu kuri batatu ntago ubundi byo bafite bibemerera kwiyoroshya cyo kiri kumvikana ntago ibyo batunze bibemerera ufite ubumenyi azi ko bari kumwe nawe arinjije biramuzamura Allah ajya turinda kugira ngo habeho kwizamura ufite ubuyobozi buramuzamura Allah ajya turinda kuba twagira gute twakwizamura kuri bwa buyobozi no ufite umutungo uramuzamura ubundi ibi ngibi bikeneye kugira ngo umuntu agire ukwiyoroshya birenze wa mukene birenze n'undi wari wese ariko bikaba bibi cyane kurubona umukene wiyemera umukene wizamura umukene wirarira
biba byamaze kuba bibi cyane none cyavuga kiri kumvikana Islam buri umukene uvuga utira na amafaranga yo kubikora nose umukene turavuga ngo kinone ni umukene wumutera kwiyoroshya iteka ryose mu mirimo yacu ya buri munsi mu buzima bwacu bwa buri munsi kwiyoroshya bikaba byiza kurushaho igihe tugeze kuri ba bandi n'ubundi basanzwe babura turi mu bushorishore bw'ibyo badafite bo tuma turumvikana uzaza gusaba gerageza wiyoroshye kuri we uzaza ubona ko aciritse kuri wowe gerageza wiyoroshye kuri wowe gerageza muri wowe wiyoroshye kubera ko bitari ibyo ngibyo ibilisi naramuka kwinjiyemo arakuzamura nakuzamura uri buze guhura n'ibibazo birenze ibyo rugiye kugira gute guhura nabyo bagaragwa nguyu mutoza mwiza n'umwarimu mwiza intumwa y'Imana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam twadukwiriye kwiga no kwigana ndetse bikatubera umutako ubuzima bwacu bwa buri munsi dusaba Allah subhanahu wa ta'ala yadushira muri babandi bumva amagambo akurikiza ameza muri yo